Inkoko yanjye bariye inkoko yanjye bana yanjye ni ukumuvuza n'itara sinazisigamo nazinobamo nazo nkazirya. Saraba kiryango Nabyihorere ndasaramba sibicyo nese byakugendekeye gute peti? Mani inkoko yanjye bayibye ndasaramba ibiki inkoko yanjye bayibye. Inkoko iyi ngiyi igenda itora gutya akagutubira dutatu. Niyahure cyane. Agusemana umuntu umugabo urarizwa n'inkoko imwe itora kamwe tubiri dutatu. None se kamari inkoko yanjye yitondaga ntabwo yajyaga uretse ngo twibitinda sibyo nk'ubu ngubu vete yanjye kuyizi sinariko ejo bundi dore imbeba zayirire muri parikingi hari haruguru. Nk'ubu ngubu ko ntarize ubu inkoko niri gukuriza kweli. Nabyihorere mani. Reka nkwereke nzayirya kuri Noheli. Inkoko iyi ngiyi iri gukuriza. Numvaga nzayirya kuri Noheli. Basi reka nkwereke ambo ngaho rira gakeya sibyo. Noneho ngenda kwereka uburyo tujya kugura inkoko ahantu yenda turebe ko twabonamo na ya nkoko yabibye. Hari ahantu nzi bacuruza inkoko. Yewe. Akunda nuko agirizwa n'inkoko mwa. Inkoko iyi ngiyi. Nyifatanya umuntu nukumushyira ku ivi nkavuna. Navuna ngahita mujyana kuba wembe. Urege Caritas ariko bana. None wagize ngo utsinda igikaritasi cyane. Inkoko iyi ngiyi. Ariko mwana ibaze. Tugende kwakora. Uziko yari wamujama njye nari ndi kukubwira ngo tugiye rero nta nubwo mazi niwe tugiye kwaka tujyana. Bana hano bambwiye bagurisha inkoko ni he? Kone bari kwihaganyura ikibu namaze kurya inyama. Surumva narara ntari inyama sho. Kandi ngurya inkoko gusa. Jya kutwereka hano wamujama bagurisha inkoko mazi. Yeka mbabwira umutipe ukuntu ameze. Aguzana inkoko buri gihe akayingurisha desa ibiceri desa tugende ngaho nari yanjye ari wowe bakwibye inkoko se ngihore yanjye ejo tugende inkoko zanyaza bishyura rwose akusundi ko mujye imbere muze ntingi bayubuta atugende umutwereke gusa mwere nsanze ari we babwiye dore no mutipe atuye hano uramubeshye atuye hano numvise dende cyangwa umvise iyi nkoko ndazizi neza hari inkoko zihaba aho tugenda mutwereka wabona ko kwari aha ngaha twese ngenda umvise dende hano ntabwo borora inkoko rwose hano ntabwo oya tugende bana numva kari bipangu tugende sinababwiye dore ngaka dore naka ngaka mwunguye n'uwezi wayinguye sinababwiye dore n'uyu ndamuzi mane komeye bishoka yuko wowe ucuruza inkoko ucuruza inkoko urugo rubuze mwiki umva ngenda gura inkoko eshatu bimwe ni desa ubwo nangahe katerese ubwo ngubu ngiye mu mezi zanye n'igende hakiri kare ahubwo muzimereze Yesu wabambwe ku musaraba kuri ngo tagateza ngene inkoko inkoko ahantu zikira wajye kuzatwereka koko tukigurira sinababwiye ubwo wo imyankuko yawe wabuze si yari ifite amabara y'umukara n'utuntu tw'umweru ku ruhande niyo ngiyo rwose dore n'uyu nguyu mwananje amushinja urumva muranshinja inkoko oya ngo we ngugurisha inkoko ngo yaguze hano inkoko ngo y'amabara ameze kwaje nawe urabyumva ese n'uyo kawo uyu ngo bayibwiye bise numva iyo nkoko ari yanjye y'amabara y'umukara bise nyumva rwose ahubwo inkoko wayiguze nani kwanza ngenda nisube nani inkoko ngura ndumvajemo ikibazo iyo nkoko wayiguze nani mukomeze mushyocyorane murambwira nyuma uranyihakanye se wese tumwishyura hagira vaho nyine mubwira tukwihuta ubundi ngiye kwigurira inkoko ahandi hantu ndabe bimeze gute kado inkoko wangurishije ejo wakugurishije iki inkoko iwanjye iwawe rwose hano ngenda hibuka nawe iwanjye wahabonye ndahabona babona habuze iki ku buryo umbwira ngo inkoko ngende umuntu wambaye ishati nk'iyi yakwiba inkoko ahubwo reba iki cyambaye ibigofero bimeze gutya nicyo gishobora kuba ari ikijumba ariko mwana ntabwo yuko twawe kiri kwihaganyura gifite ibikirida mu kanwa aho zikari cyo cyayiriye zikari we wayiriye sinababwiye se kari uyu oya uramubeshye umuntu wambaye gutya wayiriye inkoko n'umuntu utaha hano muri iki gipangu kimeze gutya ntabwo ashobora kwiba inkoko kumvikana bamwe abanyarwanda sibyo ngenda ndavuze ngo mumvire mu rugo cyangwa mpumbye no guhumura mwese mbite mugengereza ariko boss tubabare twibeshye gake twari twayibeshyuye mu gigano akundo nundi munsi no